Imana yamukiza ukamubohora akakira gukira. Peya shiri birima shawini miri gori ya shawaza. Mwizina rya Yesu tubangamiye indwara, tubangamiye uburwayi, dutesheje agaci. Peya shiti lebe one shawaza. Mwizina izo mbaraga zitanga. Ndagira ngo utangarize ngo urukingo rwa nyuma rufitwe na Yesu. Niwe wagukingira urwo rukingo, hama iyo ndwara yo kutareka warangiza ukabireka mu izina rya Yesu, kuko Yesu aracyakora imirimo. Data wowe uneza amatwi, wowe unkurikiranye cyangwa se unkurikirana buri munsi tuganira ijambo ry'Imana, nagira ngo utangarize ngo umwanzuro wawe ushobora kukugeza ku mugisha wawe. Umwanzuro ufata ushobora kukugeza ku mugisha wawe cyangwa se ku mahirwe yawe. Imana y'amahoro itugirira ubuntu cyane. Bibiliya itubwiye ijambo rikomeye, iratubwiye ngo abagore babwira Nawomi bati Uwiteka himbaza kigeza kureka. Hari abantu benshi bashobora Imana kuba yarabaretse bitewe n'impamvu zituma Imana ibareka, ariko iki gihe Imana yari ikiri kumwe na Nawomi. Nubwo Nawomi yiganyiriye, Nawomi akavuga ko Imana yamugiriye ibisharira akagera ugacika intege, ariko Imana niyigeze igira gute imusifurije ko Imana itagusiga. Kabone nubwo uhuye n'ibigusharirira, kabone nubwo uhuye n'ibikomere, ufite ibikomere byo mu rushako se, ufite ibikomere byo mu ruzaro, ufite ibikomere byo mu baturanyi, ufite ibikomere byo mu mikorere aho ukorera, ariko Imana ntigire igusiga mu izina rya Yesu. Kubasuza mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira izi cano. Imana nibaha umugisha, Imana nibarinde kandi bakomeze aho mutuye hose mu Rwanda, mutuye hatandukanye muri diaspora. Imana ibarinde abavuga ikinyarwanda batakiyumva, mwese turabasha. Abarwayi mwese Imana ibakize mu izina rya Yesu. Namwe mufite ibibazo, turabizi ko Imana ariyo rurema kandi turuhura ibihe byose. Iyo uciye bugufi ugasenga Imana irakumva, noneho ikagukiza cyangwa ikakuruhura imitwaro wawe ikoreye. Imana nibaha umugisha rero turabashuhuje. Reka tusuhuze n'umukozi w'Imana tumwakira kuri izi cano, ariko ubwa mbere nuko twabakira mwebwe mwese mugiye kudukurikira muturukije igihe twatangiye ku isaha ya mbere cyangwa ku munota wa mbere, tukaba tugiye no kurawusoza. Turabizi ko muradukurikira. Reka tumusuhuze tumwakira kuri izi cano. Yesu nashimwe mukozi w'Imana. Yesu nahabwe icyubahiro cyane. Mumeze mute? Turashimira umwami Yesu araturinze. Cyambere nuko wenda Imana iturinze. Reka tugusabe noneho usuhuze n'abadukurikira, kuko bari bagukumbiye ntago bari bakubona cyane, sinzi. Reka tugusaba ubasuhuze. Nongeye kubasuhuza mwe mwese mudukurikirana ku Isarura 12 TV, ndetse n'abadukurikirana ku Muremyi TV ndetse na Shakimana TV. Abo bose nabo dukorana kenshi mu ijambo ry'Imana tuganira. Hari igihe ushobora uyu munsi kuba utambonye ku Isarura 12 TV, ariko ugasanga ndi ku Muremyi cyangwa se ndi kuri Shakimana. Abo bose dufatanyije urugendo rwo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Rero ndabasuhuje mwe mwese abari hirya no hino, abari mu gihugu cy'u Rwanda hano iwacu kubumva ikinyarwanda turabasuhuje, ndetse n'inshuti zacu abarundi ndetse abatanzania n'abagande n'abari muri Kenya, mwe mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu. Tutibagiwe abari muri diaspora, abari ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane wa Aziya, ndetse n'abari ku mugabane wa Europe, umugabane w'Uburayi. Turabasuhuje cyane. Yesu abaye umugisha. Tubakundira uburyo ki buri munsi mutwereka ko mudukurikira mukanadushyigikira. Uyu munsi rero n'ubundi ikituzanye no kuganira ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha cyane, kandi Imana irusheho kubitaho neza. Nuterwa ubwoba n'iminsi cyangwa ibihe uhagazemo, ndetse n'ibyo uri guhura nabyo ibyo ari byo byose, nagira ngo utangarize ngo Yesu ni umukiza wabo mu isi bose. Biravuze ngo cyane cyane wabizera. Niba wizera Yesu abasha kugukiza. Birashoboka ko waba urwaye, Imana ikiza indwara zose, iz'ubumuga, iz'akarande, ndetse n'indwara z'ibyorezo, ndetse n'indwara zo muri isi y'umwijima. Yesu izo zose arazikiza. Yesu arakiza mu izina rya Yesu Kristo. Yesu abaho umugisha. Mana turagushimiye kuko Imana ikomeye,
uri Imana y'amasezerano, uri Imana yacu bwite, Imana ivuga bikaba kandi itegeka bigakomera. Uri se n'umwami wacu Yesu Kristo. Tukweretse buri muntu wese udukurikiranye mu mande zitandukanye baherereyemo. Birashoboka ko abadukurikiranye baba bageze mu masaha y'ijoro, Imana ibane nabo. Birashoboka ko baba bageze mu masaha y'igitondo cyangwa se amanywa. Turasenze kugira neza ko kubabonekeho, ubaramburira ukuboko mwami Yesu. Ntabwo namenya ingorane n'ibibazo n'amageragezwa bahuye nayo, ariko ni wowe umenya byose, kumurizwe kuko ari wowe uhumuriza abihebye. Mu izina rya Yesu rero ganza kandi utegeke, tubyambaje twizeye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo tugiye gusanga hano mu gitabo cya Rusi, ibice byaho 4 umurongo waho wa 14. Turaba turi ku intego y'ijambo ivuga agaciro k'umwana ndetse n'umwana. Imana itugirire neza. Agaciro k'umwana ndetse n'umwana. Niryo jambo tugiye kuganiraho, niyo ntego tugiye kuganiraho. Riboneka hano mu gitabo cya Rusi ibice 4 umurongo waho wa 14. Haravuze ngo abagore babwira Nawomi bati Uwiteka ahimbazwe, utakuretse udafite umucunguzi, icyaduha akazaba ikirangirire mu Bisiraheli, kandi agasubiza intege mu bugingo bwawe. Azagutunga mu bikecuru bwawe, kuko umukazana wawe ugukunda akagugirira umumaro uruta uw'abahungu 7 ari we umukubyariye. Nawomi ajyana uwo mwana amushyira mu gituza cye, aba umurezi we. Imana itugirire ubuntu. Ndagira ngo twiyongeze n'irindi jambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cyaho ni igice cya 2. Turahera ku murongo waho wa 27. Haravuze ngo bajyana uwo mwana mu rusengero, bamugenze nk'uko imihango y'Abayuda iri. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati Mwami we, noneho urasezerere umugaragu wawe amahoro, kuko nk'uko wabivuze. Imana itugirire ubuntu. Amen. Imana itugirire ubuntu cyane. Yesu abiteho bakundwa bene data. Amagambo tugiye kuganira nayo ngayo avuze agaciro k'umwana ndetse n'umwana. Tugiye kuganira ku nkuru y'uwo bita Nawomi. Nawomi muramuzi cyane, iyo duvuze igitabo cya Rusi muhita mwumva Nawomi, mukanumva umugabo wiwe ndetse n'abahungu be, ndetse n'igihe yarari muri kiriya gihugu yahuriyemo n'ibyago bikomeye cyane. Imana itugirire ubuntu cyane. Uyu munsi nawe ushobora kuba ufite ibyago bitandukanye, ariko ngutangarize ko umara umubabaro w'ibyago cyangwa w'agahinda uhuye nawo nta wundi ni Kristo Yesu. Imana itugirire ubuntu. Nawomi muramuzi cyane, tumuvugaho. Ni umugore wababaye, ahura n'ibisharira kugeza ubwo yahuye n'abantu bamusuhuza ngo amahoro. Nawomi akababwira ati ni amahoro nayo Uwiteka yangiriye ibisharira. Mbese yari yarihebye, amwe yumva yuko nta buzima buhari. Ndagira ngo nganire n'umuntu ufite umutima wihebye ndetse unababaye, mutangarize yuko umwari umubabaro akamara agahinda nta wundi ni Kristo, kandi ari mu buzima bwawe, ari mu ruhande rwawe. Ni wamushaka uzamubona. Imana itugirire umuntu cyane. Dusomye amagambo akomeye. Iyo tuvuze kuri aya magambo rero twumvaho umukazana we bita Rusi. Rusi ni umuntu wamunambyeho, umukobwa wari umumowabukazi ndetse wo mu bwoko Imana itemeraga, ariko kubwo gufata umwanzuro ukomeye nk'uwo yafashe birangira abarujwe mu gisekuru gikomeye cy'Imana. Rusi aremerwa, akaba sekuruza, akaba nyirakuruza w'amahanga menshi, kuko igisekuru cy'umucunguzi wacu Yesu Kristo gikomoka aho ngaho kwa Rusi. Amen. Wari umumowabu wafashe umwanzuro ukomeye wo guharamagara, ndetse agafata umwanzuro wo kugira gute, wo kunamba kuri nyirabukwe, inshuti y'umusaraba. Nagira ngo mubwire yuko ikintu cyose umuntu akigeraho atanze ibitambo byinshi. Nawomi kugira ngo abe nyirakuru w'amahanga uyu munsi tube tumuvuga, ni ukubera yuko yatanze igitambo gikomeye cyo gusiga. Nibutse ijambo rikomeye Imana yabwiye Aburahamu ubwo yamuhamagaraga ari aho bita i Harani. Yaramubwiye ngo
yewe Aburahamu, siga igihugu cyawe, usiga inzu ya so, usige n'umuryango wawe, ujye mu gihugu nzakwereka. Iramubwira ngo nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, ubaye umugisha, kandi amahanga yo mu isi yose azahirwa umugisha muri wowe. Aburahamu abwirwa imigisha igera muri 7 yose, ariko kuko hari icyo yari asize na Nawome ndetse n'umukazana we Rusi, kugira ngo uyu munsi wa none Rusi abe yarabaye umudamu w'intwari w'ikirangirire, nuko hari ibyo yasize igihugu, asiga umuryango, asiga abo mu nzu ya se, yemera kugendana na Nawome utarugize icyo afite, w'umupfakazi wari wamaze ndetse no kuba incike, kubera yuko abana be nabo bari bamaze kugira gupfa. Ariko aravuga ngo sinshobora kugusiga, afata umwanzuro wo kumunambaho. Mwene data wowe uneza amatwi, wowe unkurikiranye cyangwa se wowe unkurikirana buri munsi tuganira ijambo ry'Imana, nagira ngo utangarize ngo umwanzuro wawe ushobora kukugeza ku mugisha wawe. Umwanzuro ufata ushobora kukugeza ku mugisha wawe cyangwa se ku mahirwe yawe. Imana y'amahoro itugirira ubuntu cyane. Bibiliya itubwiye ijambo rikomeye, iratubwiye ngo abagore babwira Nawome bati, Uwiteka himbazwe kuko atigeze akureka. Hari abantu benshi bashobora Imana kuba yarabaretse bitewe n'impamvu zituma Imana ibareka, ariko iki gihe Imana yari ikiri kumwe na Nawome. Nubwo Nawome yiganyiriye, Nawome akavuga ko Imana yamugiriye ibisharira, akagera ugacika intege, ariko Imana niyigeze igira gute imusiga. Nawe mwifurije ko Imana itagusiga, kabone nubwo uhuye n'ibigusharirira, kabone nubwo uhuye n'ibikomere, ufite ibikomere byo mu rushako se, ufite ibikomere byo mu rubyaro, ufite ibikomere byo mu baturanyi, ufite ibikomere byo mu mikorere aho ukorera, ariko Imana ntigire igusiga mu izina rya Yesu, kugeza igihe Imana izagukorera ibitangaza. Imana itugirire ubuntu cyane. Imana nikagusige, nicyo ngusabiye. Rero turi ku ijambo rivuga ngo agaciro k'umwana ndetse n'umwana. Rero tugiye kureba agaciro k'umwana n'umwana mu buzima bw'umuntu n'iki bimaze. Nituvuga agaciro k'umwana, turavuga agaciro k'umwuka wera, agaciro ka Kristo mu buzima bwawe, mu izina rya Yesu, wakiriye mu bugingo bwawe, ndetse n'akamaro ka Kristo muri wowe. Niki yakora? Nayahe marembo yakingura kabone nubwo yabacinze? Imana itugirire neza. Nituza kuvuga aya magambo, turaza gusimbukira no muri Yesaya 45, ubwo Imana yasangaga Kuro ikamubwira ngo, iri ni byo mbwira Kuro, uwo mfashe ukuboko nkamujya imbere, nkamuneshereza amahanga muri imbere, ndetse nkamujya ngo nzaringaniza ahataringaniye, nzaharura inzira mu butayu, ndetse nzakenyuruza abami kugira ngo mukenyeze. Iramubwira ngo kandi nzamenagura n'inzugi z'imiringa n'ibihinizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nagira ngo ubwire ngo Imana iri kumwe nawe nigigusiga. Imana gusige ijye igendana nawe mu buzima bwawe, kuko Kristo niwe munyembaraga mu buzima bwawe. Imana ikingura amarembo y'umugisha. Mwene data wowe nkurikiranye uneza amatwi, wowe ufite iyi mibabaro ingana niyo ufite, ngewe nabasha kurondora, ariko Uwiteka azi arondora akamenya. Ndakwinginze mu izina rya Yesu, uwinginga Imana aho uri, uyibwire ngo Mana ntunsige, ntundeke, ugendane nanjye, unabare mu makuba ndimo, unabare mu kaga ndimo. Uko wagendereye Nawome ukamwibuka, numusige, warangiza ukamugarukaho, nanjye unyibuke, ungarukeho, unabare. Ndabizi ko iyo atabaye Nawome n'uyu munsi iracyahari kuba nanjye yanabara. Imana itugirire neza. Iyagiriye neza Kuro wari imfubyi, ikamubwira ngo izamujya imbere, ikamubwira ngo izagira abicenyuruza kugira ngo imukenyeze, nawe irahari kugira ngo igire abicenyuruza kugira ngo igukenyeze. Imana itugirire neza. Iyagiriye neza uyu mudamu Nawome, ndetse ikabana n'umukazana we Rusi, nawe irahari kugira ngo ibane nawe. Imana itugirire neza. Ikimwe cyo ukwiriye gufata umwanzuro wo kunamba ku Mana, ukavuga ngo kabone nubwo nshonje, kabone nubwo mbabaye, kabone nubwo muye n'amakuba, ariko ntabwo nzareka Imana, ntabwo nzarekura umusaraba, nzaguma ku Mana. Imana n'umukiza, Imana n'umurengezi, Imana n'umutabazi w'ubuzima bwanjye. Ntuzigire urekura Imana mu
mwene data mukundwa nshuti y'umusaraba, Imana izakugarukaho kandi izaguhembura mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Rero Imana yacu ni Imana nziza, ni Imana y'amasezerano kandi ikora ibikomeye ndetse bitarondoreka. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro cyane. Nagira ngo utangarize ngo Imana yabanye na Naomi, nawe Imana ibane nawe kandi guhagarareho, ikurwanirire, ikurwaneho. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Ijambo dusomye riratubwiye ngo abagore babwira Naomi bati Uwiteka himbazwe kuko atakuretse. Ndagira ngo mvuge ijambo rikomeye rivuga ngo Imana ikuremere ishimwe ry'umutima ariko ikuremere n'ishimwe ry'akanwa. Hari amashimwe tugira mu mitima tukavuga ngo uko biri kose naramutse, uko biri kose ndabona Imana ikindinze, ariko hari n'igihe Imana irema ishimwe ry'akanwa. Imana yaremye ishimwe ry'akanwa. Imana yari yararemye ishimwe mu mutima wa Naomi yuko umukazana we atigeze amutererana ngo amusige wenyine. Iryo ryari ishimwe ryo mu mutima, ariko Imana niyo yamuretse, yabanye nawe kugeza n'ubwo imuremeye ishimwe ry'iki ry'akanwa. Haleluya. Mwene data, Imana ikuremera ishimwe ry'akanwa. Nibyo koko ufite ishimwe ry'umutima, kuba uri muzima, kuba ugihumeka, kuba ibyo byose byaje nibiguhitane, ariko Imana ireme n'ishimwe ry'akanwa, ireme ikituma abantu bamenya yuko Imana iri kumwe nawe, bakanayihimbaza bakavuga ngo Imana ihimbazwe kubera yuko ikibanye nawe. Imana ikora ikintu gituma abantu babona yuko Imana mukiri kumwe, itigeze igusiga. Wa mukobwa wawe uneza amatwi, Imana ikora ikintu gituma abantu bavuga ngo koko Imana iri kumwe n'uriya mukobwa mu kwihangana kwe, mu kwirinda kwe. Imana yabanye nawe, ikireme, igikore, igishyire ku karubanda, abantu bo ubwabo wowe utavuze bavuge ngo Uwiteka himbazwe kuko yabanye nawe. Wa mudamu wowe uneza amatwi ufite umubabaro mu muryango wawe, mu rugo rwawe hahoragamo intambara, hahoragamo induru, intonganya, Imana igira ikintu ikora icecekesha urwo rusaku rwose wahoranaga, ku buryo abantu bavuga ngo Imana ihimbazwe kuko ibanye n'uriya muryango. Twabonaga wari uri ku manegeka, twabonaga urimo gusenyuka, ariko Imana yongeye kubaka. Imana ibanye nawe. Imana ikora igitangaza mu buzima bwawe, ikingura amarembo y'umugisha ku buzima bwawe. Kandi nagira ngo umbwire ngo witinya, iyo umucunguzi ahari aragucungura, ntabwo agusigana umubabaro, ahubwo agucungura muri iyo mibabaro akakugeza mu mahirwe y'amashimwe y'umutima wawe. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Nagira ngo utangarize ngo witinya, shira ubwo, Imana ni umukiza. Wowe unkurikirana ku Isarura 12 TV, nagira ngo ubwire ngo Imana yacu ni Imana igikora imirimo, ni Imana igikora ibitangaza, ni Imana igikingurira abera kandi bakabona ineza y'Imana. Imana nawe igukingurire, niko nkwifurije, niko ngusabiye mu izina ryayo. Baramubwira ngo Uwiteka himbazwe kuko atakuretse, ataguhaye iki? Umucunguzi. Nawe Imana ikuremera umucunguzi. Wowe wa mugabo uneza amatwi, wowe uri muri ofisi ufitiyemo umubabaro n'agahinda, wowe uri korera kwa muganga ariko ukaba ufitiyeho umubabaro kandi uvura abandi, ukaba ufite umubabaro w'uburwayi bwo mu mutima ndetse batabasha kukuvura, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, Yesu aze mu buzima bwawe agucungure, agukize umubabaro. Uzi kuba uri umuganga uvura abandi ariko ugasanga urwaye mu mutima, urwaye umubabaro, urwaye agahinda, urwaye shavu. Imana igusange nawe ikugenderere, ikubera umuganga w'ukuri mu izina rya Yesu. Uzi kuba urwaye ufite amafaranga yose ashoboka ariko ukaba ufite indwara bamaze kukubwira yuko ari akarande itazakira ndetse izanaguhitana. Mu izina rya Yesu najya ngutangarize yuko hari ukiza izo ndwara, na wundi ni Kristo. Uzi kuba ufite amafaranga ariko inda yawe uyu munsi umubiri wawe ukaba waragukuyeho ibyo kurya kandi wakabaye urya. Uyu munsi wa none Imana ibasha gukiza ubuzima bwawe, ikabubohora, ikabucungura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uzi kuba warize ariko ugasanga amashuri yawe isi yakubise hasi, yayatesheje agaciro. Itanga agaciro irahari, yaguha agaciro, igaha agaciro igihe wamaze wicaye ku ntebe y'ishuri, igaha ubumenyi bwawe agaciro. Imana ikakugarukaho, ikagutabara. Na wundi muti nakurangira ni muri Kristo, niwe mwana, niwe gaciro k'ubuzima wabasha kugucungura mu izina yayo. Imana ikora imirimo itangaje mwene data. Wowe unkurikiranye uneza amatwi kuri Isarura 12, Imana ibasha gukora ibitangaza. Birashoboka kumaranya iminsi ubwihebe ndetse nta nubwo ukibasha gusenga isengesho rizamuka, ariko najya ngutangarize yuko uyu munsi wa none Yesu yakukorera ibitangaza. Wera niba utanafite n'imbaraga zo gusenga, wahamagara tukagufasha gusenga, tukinginga Imana tukayibwira ngo Mana, uyu muntu wamugirira neza, uyu muntu wamutabara, uyu muntu
wamurengera Imana kuko ni umurengezi w'abatagira shinge na rugero. Imana nawe yakugarukaho mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wa. Amen. Ngo abagore babwira Nawomi bati Uwiteka himbazwe utarakuretse ataguhaye umucunguzi. Twari turi ku ijambo rivuga ngo Imana ikuremere umucunguzi, wagucungura muri ako gahinda, wagucungura muri uwo mubabaro, wagucungura muri iyo minsi utinzemo, wagucungura muri ayo mezi umazemo igihe, wagucungura imyaka umaranye agahinda n'umubabaro. Imana itanga uruzaro wowe kuri wowe utabyara, Imana itanga abana wowe ufite agahinda k'abana, Imana kandi itanga n'ubwenge wowe ubona bawe yuko rwose ari ikibazo cyane. Imana ikora ibitangaza n'imirimo. Imana yacu ni Imana yo kwizerwa kandi ni Imana yo kwiringirwa. Abagore baramubwira ngo Uwiteka himbazwe ntiyakuretse. Bari barimo babwira Nawomi. Uyu munsi nanjye ndi kukubwira ngo nawe uyu munsi wa none Imana irema ikintu gituma abantu bavuga ngo Uwiteka himbazwe utarakuretse ataguhaye umucunguzi, yaragucunguye aguha ubuzima kandi Imana igikomeje kuguha ubuzima mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Baravuga ngo kuko umukazana wawe ugukunda akakugirira umumaro uruta uw'abahungu barindwi, ni nawe umukazana wawe ugukunda akakugirira umumaro uruta uw'abahungu barindwi nuko umukubyariye. Imana ishimwe. Baravuga ngo icyaduha akaba icyamamare. Imana iguremera igitangaza kihinduka icyamamare mu bantu, abantu babona uhinduka icyamamare kubw'ibyo Imana igize gute ikoze. Uzi ko ijambo bita kwamamara ntabwo ari ijambo rije nonaha, ahubwo kuva na mbere iri jambo ryari rihari. Rero nawe Imana yaguhindura icyamamare kubw'ibyo igize gute ikoze. Nawomi yahindutse icyamamare kuko Imana imuremeye umucunguzi. Imana imucunguye ikamuha umwana w'umuhungu abyawe nande na Rusi. Ngo nuko aranywa ngo icyaduha akaba icyamamare mu Bisiraheli. Imana itugirire neza. Nawe Imana ikora ibigitangaza mu buzima bwawe kituma wamamara yuko Imana ikora imirimo. Imana iracyakora ibitangaza. Muri iyi minsi uzi ko abantu bamaze kugira ngo Imana ntigikora. Nanyangumba atangarize wowe utekereza yuko hari Imana yakoraga mu bihe byashize, waribeshye. N'uyu munsi wa none Imana iracyakora. Bibiliya ivuga ngo uko Yesu yari ari kera n'uyu munsi ni kwari, uko yahumuraga impumyi cyagiye kera n'uyu munsi aracyazihumura, uko yakizaga ubumuga n'uyu munsi aracyabukiza, uko yagaburaga n'uyu munsi aracyagabura, uko yatangaga imbabazi ku bafashwe basambanye bagiye kwicwa n'uyu munsi wa none aracyatanga imbabazi ku bantu bari mu bibazo by'ibyaha. Imana uzi ko ikiza n'umwuka w'ibyaha. Imana irabatura igakiza abantu karande y'ibyaha, ikabasha kubaturwa mu izina rya Yesu. Uzi ko Imana ibyo byakunaniye Kristo yabigukiza. Hari abantu bikoreye imitwaro y'ibyaha, bikoreye imitwaro y'ibyaha bitandukanye, ariko nagira ngo mbatangarize ngo Yesu akiza iyo mitwaro y'ibyaha. Hari igihe urizwa n'amarira menshi, ukarira amarira menshi bitewe n'ibintu byakunaniye kureka. Nagira ngo utangarize ngo nta wundi waguha imbaraga zo kubinesha ndetse no kubireka. Yesu atanga izo mbaraga ku buryo umuntu abinesha. Yesu izo mbaraga arazitanga. Nagira ngo utangarize ngo urukingo rwa nyuma rufitwe na Yesu. Niwe wagukingira urwo rukingo hama iyo ndwara yo kutareka. Haleluya. Warangiza ukabireka mu izina rya Yesu kuko Yesu aracyakora imirimo itangaje. Mwene data mukundwa, ndakurangira kuri Kristo. Nawomi Imana niyigeze imureka. Nawe Imana nikureke mu izina rya Yesu. Kandi koko nta nubwo Imana igireka abantu bayo, ahubwo abantu bo bareka Imana. Ariko Imana nigireka abantu bayo. Wewe waretse Imana, garuka ku Mana kuko yo niyakuretse. Imana itugirire neza. Birashoboka ko warekeshejwe Imana nuko ibyo baguhanuriye bitasohoye. Imana ni Imana igisoza amasezerano, iyasoza mu mwaka, iyasoza mu myaka 10. Imana isoza amasezerano vuba, iyasoza byihuse. Imana ni Imana igikora ibitangaza. Hari abantu barekeshejwe Imana ngo nuko amasezerano y'ibyo bahanuriwe atasohoye. Imana iracyasohoza imirimo, iracyanasezeranya. Bene data, niki kiguhebesheje? Niki cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Umwanditsi wa Roma aravuze ngo niki cyandukanya n'urukundo rwa Kristo? Nta na kimwe gikwiye kugutandukanya n'urukundo rwa Kristo kuko Kristo aracyakora ibitangaza. Rero yakoreye igitangaza na Nawomi, wari waravuze ngo nabaye mara, nahindutse ibishari kuko yari yamaze gupfakara, yabaye incike, nta muntu asigaranye. Ariko Imana yari ikizigamye umucunguzi mu buzima bwe. Najya ngutangarize nubwo usa nkaho uri incike nawe ufite, ariko Imana iracyafite umucunguzi waza akagucungura muri ubwo buzima. Wikireba uvuge ngo none ko ndi incike nawe mfite. Aburahamu yigeze abivuga mu Itangiriro 15. Iyo wasomye usanga ijambo Uwiteka ngabwira Aburahamu ati, yewe Aburahamu,
ndi ingabo ikomeye, uzagororerwa ingororano ikomeye, kandi ni njyewe ngabo igukingira. Arabaza ngo ndi uzangorora ngororano ki kandi ubizi ko ngenda ndi incike. Haleluya, haleluya. Na Eliyezeri w'umunyadamasiko wavukiye mu rugo rwanjye ari uzaragwa ibyanjye. Imana iramubwira ngo hoya siko biri, hari umucunguzi uzakomoka mu rukigo rwawe, ni uzaragwa ibyawe. Nanjye ngutangarize wikiheba ngo wihebure ku mugari w'abarundi, ngo wihebure wumve wihebye. Imana iracyakora ibitangaza, iracyakora imirimo, yaguha umucunguzi. Na Naomi yamuhaye umucunguzi. Abagore baba ngo Uwiteka aguhaye umucunguzi, ahimbazwe Uwiteka ubikoze, ahimbazwe Uwiteka ubiremye. Nawe Imana yahimbarizwa muri wowe, igakora ibitangaza, ikaguha umucunguzi. Imana iracyatanga umugisha w'amafaranga. Nawe watunga amafaranga nubwo wahombye, ukaba warawacuruje ukahomba ukagira ngo birarangiye. Oya, Imana iracyatanga umugisha mu bucuruzi, yakongereka kwagura, ugacuruza ukunguka, ugatunga amamiliyaridi. Nawe Imana yabigukorera. Imana iracyatanga uburyo promotion, iracyatanga n'amashuri umuntu akiga akanaminuza, ukabanagira na doctora ndetse ukabagira na za PhD. Imana akora ibitangaza, wikiheba rero. Imana ni Imana y'ibitangaza. Yagiriye neza Naomi ngo arangije aranezerwa, biraba ngo ajyana uwo mwana ngo amushyira mu gituza cye, ahinduka umurezi we iminsi yose. Nawe Imana yatuma mu gituza cyawe utaba wenyine, ukagira uryama mu gituza cyawe. Hari abantu bamaze kuwenda uyu munsi wa none bapfakaye, akabati birarangiye. Hoya, haracyari amahirwe wanakubaka umuryango kandi ukagira n'umuryango mwiza rwose. Yesu aracyakora ibitangaza. Nayo ngutangarize ngo ako niko gaciro k'umwana ndetse n'iki n'umwana. Iyo Kristo ahari akora imirimo n'ibitangaza. Naomi agaciro ke kagarukiye mu mwana yakiriye bita Obedi. Imana itugirire neza. Obedi yabaye agaciro ka Naomi, yongera kumva agize gute, agaruye ibyiringiro mu gituza cyabona uwaryamisha, abona uwarera, abona uwo yita umwana. Yari yaramaze kugira gute, kwiheba, ariko Imana imugaruramo iki, ibyiringiro. Nawe yagarura agaciro k'umwana mu buzima bwawe, ukagira icyo wumva ucyo kwitabwaho. Imana yaguha icyo agaciro. Hari abantu bamaze gutakaza iby'agaciro mu buzima bwawe, ariko nagira ngo utangarize ngo uw'agaciro mu buzima bwawe wa mbere ubundi yakabaye Kristo, kuko ari urema ibyo byose twifuza mu buzima bwacu. Imana ikwiteho kandi Imana ikurwanirire, ikurwanira mwene data. Twasomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 2 duhere ku murongo waho 27. Twasanze ubwo Yesu yaramaze kuvuka, ababyeyi baramujyanye, bamujyana mu rusengero, bajyana y'umwami Yesu nkuko imihango y'Abayuda yari iri. Ngo bagezeyo basangayo umuntu wasezeranijwe. Hari abantu bahagarara ku isezerano, akavuga ngo kabone n'ubw'imvi zibaye uruyenzi ndacyategereje isezerano. Mwene data ntukarambirwe, jya utegereza isezerano ry'Imana ku buzima bwawe, rizasohora nakabuza. Simiyoni yategereje isezerano ry'Imana kugeza ubwo asaje, imvi zihinduka uruyenzi, aba umukambwe, agera ku rwego rwo kuba umukambwe, agitegereje iki, isezerano. Mwene data, niki kikwihebesheje? Niki gitumye urambiwe iby'Imana yavuganye nawe kwizabikora? Mwene data, nawe wenda wewe naguzi nubwo kw'Imana isezeranye, nawe Imana yaguha isezerano ry'ibyiza, yaguha isezerano. Imana iracyatanga amasezerano kandi iracyasohoza nayo yasezeranije. Ngo nuko Simiyoni ategereza isezerano imyaka myinshi. Ngo ariko umwami Yesu ngo amaze kuvuka, ababyeyi bamujyana mu rusengero, ngo nkuko imihango y'Abayuda yari iri, ngo bagezeyo basangayo Simiyoni. Ngo Simiyoni ateruye uyu mwana, ngo arangije bati yo Imana ishimwe kubera yuko isoje isezerano. Aravuga ngo Uwiteka uransoreze amahoro, uransezerera amahoro, kuko icyo wavuganye nanjye nyibenesheje iki, amaso. Mwene data mukundwa, Imana humura wizarisohoza utabaye umukambwe nka Simiyoni, izarisohoza utabaye umukecuru. Humura, Imana izakora ibitangaza. Humura, Imana izagutabara utabaye nk'uyu mudamu bita uyu mudamu tubonye Naomi, wahindutse ibisharira, umugabo wagapfa, abana be bagapfa, agasigara yitwa ibisharira. Humura wowe, Imana igutabaye utageze kuri urwo rwego. Imana ikugiriye neza, ikugarutseho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iryo niryo jambo bita agaciro k'umwana ndetse n'iki n'umwana. Yesu ahari byose birashoboka. Imana ibahumugisha. Iri jambo iryo jambo Imana yanikize ku mutima kugira ngo mbaganirize. Ni ijambo ryongera kuremera ihumure mu mutima wawe, rikumenyesha yuko Imana igikora imirimo
rikumenyesha ko Imana igikora ibitangaza, rikumenyesha yuko Imana igisoza ya mirimo mu izina rya Yesu. Nta mpamvu yo kwiheba rero ngo wumve urwose ucitse intege. Ongera usubiremo ibyiringiro, ongera usubiremo imbaraga. Imana iracyakora imirimo n'ibitangaza. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Mwebwe mwese mudukurikirana, birashoboka ko waba ufite amarira uri i Burayi. Uziko njye ntabwo nari nzi ko abantu bari i Burayi bajya barira, ariko njya numva amarira abantu bamwe bafite, ugasanga umuntu afite amarira y'ibintu bitandukanye n'imibereho bararira. Ariko Yesu aracyatanga umugisha, aracyagura. Uziko hari abantu bagerayo bagahindukira y'ibibazo, bagahura n'ingorane. Ntabwo nari nzi ko muri Amerika, nanjye ngezeyo namaze kuba igitanga, ariko n'abarira naho barahari. Aho waba uri hose Yesu akora ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyo niyo myumvire y'abantu. Iyo twumvishije, hari n'abantu baba bari mu byaro by'igihugu cyacu, yakumva ko umuntu ari i Kigali, ni Kigali barari, ariko kandi hose uwacu yararimbye ngo ni Imana itanga umugisha mu mujyi nawe hehe no mu cyaro. Yesu abaha umugisha, abahagarareho kandi abane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusoze dusenga mu izina rya Yesu Kristo. Wowe nkurikirana ku Isarura 12, niwumva ufite ikibazo wifuza ko wasengerwa, uhawe ikaze, uzamamagare dusenge, twinginga Imana mu izina rya Yesu Kristo, kandi Imana izakora ibikomeye mu mbaraga n'umwuka wera. Nanone Mwami Yesu turagushimiye. Hari mwene data mushiki wacu warunkurikiranye, ntabwo nzi akaga n'amakuba afite, birashoboka ko yabahuye n'ibisharira nka Nawomi, ariko Bibiliya iravuze ngo Uwiteka himbazwa aracyakora ibitangaza. Uko yabikoreye Nawomi, niko abikorera uyu mukobwa, niko abikorera uyu mugabo, niko abikorera uyu musore, niko abikorera uyu mudamu. Uyu muryango ufaranye iminsi amakuba, uyu muryango umaranye iminsi ibibazo, niwe wawutabara, wawukura muri aka kaga n'ingorane, wabagirira neza, wabagarukaho. Uri Imana ikiza indwara, ubyutsa Mwami Imana bari ku bisasiro by'uburwayi ukabakiza, bacire gukira, bacire ubuzima, bacire kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Uyu waribwaga, uyu ufite uburibwe n'ubusharire, uri Imana yamukiza ukamubohora akakira gukira. Paya siri mirima shawini miri gori ya shawaza mu izina rya Yesu. Tubangamiye indwara, tubangamiye uburwayi, dutesheje agaci. Paya siti lebone shawaza mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga y'Imana ikiza iboneke kuri uyu muntu, niko tubisenze kandi tubisabye mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Amen. Shalom, turabakunda cyane. Amen. Nukuri urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Kandi n'abadukurikira, Imana ibahe umugisha. Mukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose. Imana nibahe umugisha. Amen.